Nshimiye kandi nguhaye ikaze wowe uduhaye akanya kandi ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel aho tugiye kongera kuganira ku bintu byiza kandi byinshi bigiye bitandukanye. Mbere yuko dutangira rero kanda subscribe, like ndetse na share, hanyuma hasi uze no kuduha comment kugira ngo bidufashe kumenya ibyo mukenera, ibyo twugabanya, ibyo dukuramo, biradufasha cyane kugira ngo tujye tubaha ibintu biryoshye kandi bivuguruye. Uyu munsi rero twaguteguriye iki? Uyu munsi twaguteguriye ingingo ivuga ngo ibyo ukwiye kumenya mu gihe ugiye gutangira akazi gashyashya. Ibyo ukwiye kumenya mu gihe ugiye gutangira akazi gashyashya. Ngiye gutegura iki kiganiro ugiye no kujya kugezaho ndi Shadi Inshuti. Iyi ni Urubibi TV. Mu kanya turakomeza. Nk'uko rero nabivugaga, tugiye kuganira ku byo ukwiye kwitaho mu gihe ugiye gutangira akazi gashyashya mu kigo runaka, kuyikorera ku giti cye. Ni byiza ko tumenya ngo ni iki tuganiraho gikenewe umuntu akwiye kumenya igihe agiye gutangira akazi gashyashya. Tubahaye ikaze rero. Ikintu cya mbere rero ntabwo dutinda ukwiye kumenya ugiye gutangira akazi gashyashya ni amasezerano y'akazi. Amasezerano y'akazi ashobora kuba yanditse cyangwa atanditse, byose biremewe, ariko icyo tuzi ni uko mbere yo gutangira akazi ugomba kuba ufite amasezerano wahawe n'uwakaguhaye muziranyeho, ugakora ufite amasezerano. Mu masezerano haba hakubiyemo iki? Mu masezerano haba hakubiyemo igihembo, igihe akazi kazamara ndetse n'igihe uzajya uboneramo icyo gihembo. Ni mu kwezi, ni mu mezi atatu, ni mu minsi 15, igihembo, igihe uzajya ukibonera ndetse n'igihe akazi kazamara. Mukabivugana, mukabyemeranwaho, ubundi ugakora ako kazi. Iyo ni ingingo ya mbere ukwiye kwitaho. Ingingo ya kabiri rero ni kumenya uko ugomba kwitwara ugeze mu kazi. Iyo ugeze mu kazi ntabwo ari ngombwa kwirata uburyo ujemo. Ushobora kuba uziranye na bosi, ushobora kuba uri umwana wa bosi cyangwa ari kwa nyirarume muri iyo kampani cyangwa muri iyo proje, ushobora kuba watsinze ikizamini ukabona amanota yo hejuru. Wowe ugeze mu kazi urasabwa, si ngombwa gutangaza uburyo ujemo. Icyo ni ingingo ikomeye. Niba uje mu kazi abo usanzemo basange nk'abantu mugiye gukorana, si ngombwa kubatangariza ngo muzi uko nje njyewe, iyi kampani ni iya papa, ni iya data wacu, ni iya marume, ni iya musaza wanjye. Oya, wowe kora akazi. Ingingo ya kabiri ni ukutatangaza uburyo ujemo. Ingingo ya gatatu rero ntabwo dutinze. Ingingo ya gatatu, iyo ugeze mu kazi nibwo uba ukikagezemo bwa mbere, baza ibyo utazi. Uramenya utazajya gukora ibyo utazi ugasanga bikubanye ibintu bibi cyane, ugasanga ni nk'imashini ihari inahenze ugiye kuyikoresha utazi uko ikora. Kubaza ibyo utazi, kubaza ntabwo ari ubuswa. Umuhanga burya arabaza. Nugera mu kazi igihe ukagezemo, jya ubaza ibyo udasobanukiwe, ibyo utaramenya, ibyo udafite amakuru, kubaza ibyo utazi. Hanyuma ikintu cya kane rero gikomeye nacyo cyo kwitaho, ikintu bita punctuality, kugerera mu kazi igihe. Buryo uko ugenda utangira gukererwa ukigera mu kazi, uri mushyashya mu kazi, batangira kugutera icyizere, batangira kukudutaho. Umuntu utangiye akererwa mu kazi, aka kazi azagashobora. Umuntu utangiye gukererwa akazi, uyu ntazatwicira akazi, ntazaduhombya, ntazatuganisha mu gihombo. Rero kwita ku kugerera ku kazi igihe no kukaviraho igihe, punctuality, kuba umuntu w'umunyagahunda, ibyo ukwiye kubyitaho. Nibyo bituma n'umukoresha wawe cyangwa n'abo mukorana babona uri seriye mu byo uje gukora. Punctuality ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikintu cya gatanu rero ukwiye kwitaho ukigera mu kazi gashyashya, kumenya timu ugiye gukorana nayo, group, abakozi uzakorana nabo. Gerageza ubagireho amakuru gake gake, ariko gerageza umenye ngo bateye bate. Burya mu bigo bitandukanye hari abantu baba bashobotse, abashoboye badashobotse, abashobotse badashoboye, abantu ubona batifitemo imikorere n'imikoranire. Gerageza ugire amakuru yibanze kuri timu ugiye gukorana nayo. Sinzi uko uzayabona, ariko kugira amakuru ku bakozi mukorana nabo. Hanyuma ikintu kindi gikurikiyeho cya gatandatu twavuga ni ukumenya imiterere ya bosi. Bosi yanga iki, akunda iki, ateye ate, kugira ngo aka kazi nzagashobore nzitwarane. Kumenya imiterere ya bosi w'ako kazi ugiyemo nabyo bizagufasha cyane. N'ingingo ukwiye kwitaho.
Ingingo rero ya karindwi, ba umukozi ubyara umusaruro. Niba uje gukora, garagara nk'umuntu uzi icyo aje gukora, wibwiriza, ukorera ku gihe, ugira gahunda, ntibakubone nk'umuntu avuga ati apu wa muntu twazanye nta kigenda. Gerageza ube umukozi uje gutanga umusaruro, uje gutanga imbaraga, ufite akamaro, ufitiye akamaro iyo kampani uje gukorera cyangwa uwo muntu uje gukorera cyangwa ikigo uje gukorera. Hanyuma ikintu cya munani, ukigera mu kazi uba ukwiye kwitaho. Hari abantu bagera mu kazi ugasanga yihinduriye akazi, yagiye wenda ari umukozi, wenda ugiye wenda tuvuga ari umukirina, ugasanga yabaye umunyamakuru, yabaye arakora inshingano zitamureba. Icyo tugomba kwirinda aha ngaha ni ugukora ibikureba, kwirinda ibintu byaguteranya n'abakozi, kwirinda ibintu by'ubunyangamugayo bukeya, kuba inyangamugayo, kuba uwizerwa, kuba umuntu ufite imikoranire ya hafi n'abandi. Ibi bintu nubyitaho bizagufasha ukigera mu kazi, bizatuma ubona umugati wawe mu buryo bwiza, bizatuma ubana neza n'umukoresha, ubane neza n'abo mukoresha. Ni ibyo bintu twari twaguteguriye uyu munsi ukwiye kwitaho ukigera mu kazi gashyashya. Murakoze rero, ni ibyo twari twabateguriye. Ngiye bagutegura iki kiganiro, ndi Shaddy Nshuti, naho iyi ni Urubibi TV. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukande like, share, ndetse uduhe n'igitekerezo kuri iki kiganiro. Turagushimiye rero, wakoze kubana natwe. Uwiteka abehe umugisha.